Turabasuhuje cyane abadukurikiye, uyu ni umwanya mwiza wo kubagezaho ikiganiro, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'igihugu, aho waba uri hose ku isi, iki kiganiro cyagufasha cyane cyane ku bantu bumva hari ibirego batanga mu nkiko z'u Rwanda cyangwa bafite ibirego mu nkiko z'u Rwanda. Iki kiganiro kiraza kubaha umurongo ndetse no gusobanukirwa neza ku bijyanye n'uburyo ikirego gitangwamo ndetse n'uburyo gikurikiranwa. Rero mu gutanga ikirego hari ibintu bibiri tugira ngo tuze kubasobanurira, harimo icya mbere cyo twakwita gutegura. Rero ushobora gutegura igarama, ugategura ibimenyetso, ugategura n'ibindi nkenerwa ushaka kuzakenera mu gukurikira cya kirego cyawe. Reka rero turebe ingingo ya kabiri turi buze kuvuganaho ni ijyanye no gushyikiriza urukiko ikirego cyawe. Uburyo bwiza bwo gushyikiriza urukiko ikirego cyawe ni ubuhe? Duhereye ku ngingo ya mbere, ubundi iyo tuvuga gutegura, urubanza rwose rurategurwa. Ntabwo urubanza ari ukubyuka mu gitondo ngo ugende ngo ngiye gutanga ikirego. Rimwe na rimwe ushobora kubikora urakaye ugasanga nyuma birakuvunnye, cyangwa se ukagenda ukabitegura utateguye ugatsindwa. Ni byiza rero yuko utegura nk'uko wategura igikorwa icyo ari cyo cyose ugiye gukora. Nta muntu rero ushobora kuvuga ngo azakora uko atateguye. N'urubanza rero narwo ni ikintu umuntu akwiye kwicara hasi akabanza agategura, akamenya uko ibintu bye bigomba gukurikirana ndetse n'ibikenerwa kugira ngo azagere ku gisubizo yumva yifuza. Mu gutegura rero ushobora gutegura igarama. Iyo tuvuga igarama rero ubwo tuba twageze ku bijyanye no kuregera urukiko. Hari imanza nyinshi zitangirira mu bunzi. Mu bunzi nta garama itangwa, ariko kuzitangira mu nkiko hatangwa igarama, kandi buri rukiko hari igarama yateganyijwe umuntu agomba gutanga. Mbere rero yo gutanga ikirego, mu gutegura ugomba kumenya ngo ese ikirego cyanjye, icyo mburana, impamvu nshaka kurega, ni uruhe rukiko rufite ububasha. Ukamenya ububasha bw'urukiko kugira ngo umenye igarama uzishyura, cyangwa umenye niba icyo kirego gishobora no gutangira mu bunzi, kuko hari ibirego bidatangira mu rukiko bishobora gutangira mu bunzi. Ibyo tuzabigarukaho mu biganiro tuzajya dukora, cyane cyane ku badukurikira muzajya muduha ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye icyo mukeneye tubashe kubasobanurira byimbitse. Ariko hari nk'ibindi birego nabwo kugira ngo ubushyikirize urukiko bisaba imihango. Ahangaha rero ni bya bindi twavuze gutegura urubanza. Ntabwo wavuga ngo ugiye kuregera izungura ngo uzinduke mu gitondo ugende utanga ikirego mu rukiko. Ibyo gusa ntabwo byaba bihagije, kuko ushobora kugera imbere ukazasanga uratsinzwe bitewe n'uko hari umuhango wakabaye kuba warakoze muri kwa gutegura kwawe. Uwo muhango ni uwuhe? Wakabaye kuba waramenye ko ibyo birego mbere y'uko bishyikirizwa inkiko cyangwa bishyikiriza abunzi, bitewe n'aho ushaka kuregera n'ububasha, bigomba kubanza bigaca mu nama y'umuryango. Inama y'umuryango ikicara ikaganira, mukaganira mukavuga mutese iki kirego uyu muntu uko ashaka kuzungura, donc mukabivugaho mugahana ibitekerezo. Si ngombwa ngo mwumvikane mugere ku mwanzuro mwumvikanyeho, mushobora no kutagera ku mwanzuro mwumvikanyeho, ariko iyo feze cyangwa icyo gikorwa kiba cyarangiye. Aho ngaho ntabwo urukiko rwakanga kwakira ikirego cyanyu. Rero ibyo biri mu gutegura. Iyo rero wamaze kumenya imihango ugomba kubahiriza mbere y'uko ushyikiriza ikirego urukiko cyangwa abunzi, ukamenya ububasha bw'urukiko, igikurikira rero ni ukumenya igarama. Ese igarama nsabwa nangahe? Igarama rizajyana rero n'urukiko ugomba kuregera nk'uko twagiye tubivugaho. Aha rero biba byiza iyo wiyambaje abazi amategeko, abanyamategeko, kugira ngo babashe kuguha incamake cyangwa bakugira inama ku bijyanye n'ububasha bw'urukiko ndetse n'igarama ushobora gutanga, cyangwa natwe ukatubaza. Nta kibazo twabasobanurira bitewe n'imiterere y'ikirego. Turirinda cyane cyane kwinjira mu magarama, ariko ubutaha uzajya akenera kutubaza azajya yandika muri comment hanyuma tumusubize. Rero igarama, ikirego cyose mbere y'uko gishyikirizwa urukiko ubundi hagomba gutangwa igarama, keretse ku birego itegeko ryagiye rigena ko nta garama igomba gutangwa. Birahari bidatangirwa igarama, ariko ku bitangirwa igarama ikirego kigomba kuba gitangiwe igarama.
iyo rero hari abantu nanone usanga nta bushobozi bafite, ntabwo wavuga ngo uratanga ikirego gusa nta bushobozi, ngo nta garama. Nabyo ugomba kumenya ko muri kwa gutegura ugomba kuba warashatse icyangombwa cy'uko utishoboye kiva mu nzego z'ibanze, kikaba kigaragaza icyiciro cy'ubudehe urimo, ko nta bushobozi wabona bwo kubona igarama, bityo kugira ngo urukiko ruzabashe kwakira ikirego cyawe nubwo utatanze igarama, ariko hagaragazwe ko nta bushobozi ufite. Icya kabiri rero ugomba gutegura muri kwa gutegura ni ugutegura ibimenyetso. Aha rero ndahaca umurongo cyane, gutegura ibimenyetso. Urubanza ni ibimenyetso. Ndabisubiramo, urubanza ni ibimenyetso. Wowe ubwawe niwe uzi akabaro kawe. Njye ntabwo nakamenya, umwavoka ntiyakamenya, umucamanza ntiyakamenya, wowe ubwawe ni wowe uzi akababaro kawe. Ariko akababaro kawe ushobora kuvuga byinshi ugasanga mu byo uvuga byose nta shingiro bifite. Kubera iki? Nta bimenyetso ubigaragariza. Kandi itegeko rivuga yuko ugeze ibyo bwira urukiko n'ugomba kubigaragariza ibimenyetso, kuko umuburanyi niwe ufite inshingano zo kugaragaza ukuri kw'ibyo avuga. Ukuri, iyo tuvuga ngo ukuri kw'ibyo umuntu avuga, niba uvuga ngo umuntu ndashaka ubutane bushingiye ko umuntu uwo tubana, umugore wanjye cyangwa umugabo wanjye yatawe urugo, ni byiza ko rero ugaragaza ukuri kwabyo. Kugaragaza ukuri kwabyo ni ukugaragaza inyandiko yo mu nzego z'ibanze aho mutuye, yakozwe n'umudugudu, akagari kagasinya, igaragaza ko uwo muntu mu by'ukuri yatawe urugo, bakagena igihe yagendeye. Nawe niba ushaka kugaragaza ko utarutaye, ntabwo ari ukuza kubivuga gusa ngo sinarutaye. Ugomba nawe kugaragaza ikimenyetso kigaragaza ko waruvuyemo, ariko mbere y'uko uruvamo waruvuyemo kuko wari ufashwe nabi. Aha ndibutsa ba bantu bashaka rimwe na rimwe ugasanga umuntu avuye mu rugo ngo yagiranye ikibazo n'umugore we cyangwa umugabo we, akava mu rugo, yamara kuva mu rugo akigendera. Ejo rero uwo mubana ashatse yakurega kandi akavuga ko wataye urugo. Ni byiza yuko icyo gihe n'akantu ngarutseho kugira ngo byibura n'abantu bagasobanukirwe, urandikisha mu nzego ukavuga ngo njyewe ndagiye kubera ko mfashwe nabi, kandi baba basanzwe babizi mu nzego z'ibanze aho mutuye mu mudugudu, basanzwe babizi ko ufashwe nabi cyangwa ko hari ibibazo mufitanye, mu rwego rwo kugira ngo mugire umutekano ukaba wavuga ngo reka mbe mvuye mu rugo, ariko ukandikisha iyo nyandiko. Rero mu kuburana, nk'urugero nari ntanze ahangaha, mwashobora kugaragaza ngo njyewe yataye urugo, akagaragaza inyandiko y'umudugudu. Yego, nkanjye niba ngiye kwiregura rero nshobora nanjye kugaragaza inyandiko yuko ntataye urugo, nkagaragaza ko naruvuyemo, yego, ariko ntabwo naruvuyemo ndutaye, ahubwo naruvuyemo kubera ko nari mfashwe nabi. Yego, ahangaha rero niho ibimenyetso umucamanza azasuzuma ibyo bimenyetso, niho azakura icyemezo. Ikindi nuko mu bimenyetso rero, ikintu cyose umuburanyi ubundi avuze yagakwiye kukigaragariza ibimenyetso. Mbigarukeho, ikintu cyose, aho kugira ngo uvuge amagambo menshi, ubare inkuru, akababaro kandi kose, no, kuko umucamanza azakubaza ngo ibyo urabishingira kuki, twakemezwa n'iki ko ibyo uvuga ari ukuri. Yego, kuko biba ntabwo yari ahari, niba warakubiswe ntabwo yari ahari, niba isambu yawe barayirengereye ntabwo yari ahari, niba icyabaye cyose ntabwo yari ahari. Ikibigaragaza ko cyabayeho rero ni ibimenyetso wowe ugaragaza. Ubundi umuntu, abahanga mu gutegura imanza, arabanza agashaka ibimenyetso, arabanza agashaka ibimenyetso bya buri kintu cyose yumva azabwira urukiko. Niba azabwira urukiko ngo uyu muntu yantwariye isambu, agomba kugaragaza ko iyo sambu yari iye. Ese ni iki kigaragaza ko isambu ari iyanjye? Yego, ahangaha ndagira ngo ngaruke rimwe na rimwe kuri cya kintu cy'ibimenyetso rero turimo turavuga. Ushobora gusanga umuntu arimo araka indishyi, akavuga ngo ndi kwaka indishyi z'ubutaka bwanjye, cyangwa ndimo naka reka tuzite indishyi, cyangwa ingurane, indishyi. Niba urimo uraka ingurane, tuvuge ubutaka bwawe, ubutaka wita ubwawe bwaraje, hari igikorwa cyakorewemo cyangwa se leta yatujemo abantu, urimo uraka ingurane. Mbere y'uko urukiko kugenera ingurane, ntabwo ruzazi kugenera gutyo gusa, ahubwo ruzabanza rusuzume niba koko ubutaka ari ubwawe. Kandi itegeko riteganya ko ubundi
nyir'ubutaka ni umuntu uba ufite icyangombwa cy'ubutaka. Ibyo murabizi. Kuvuga ngo ubutaka n'ubwawe nta cyangombwa cy'ubutaka, ibyo ibyo ngira ngo byakugora kubigaragaza. Ugomba kugaragaza icyangombwa cy'ubutaka. Utakigaragaza ukagaragaza inkomoko yabwo, bya bimenyetso navugaga, inkomoko yabwo, narabuguze, ni umurage, ibintu nk'ibyo ukabigaragaza. No kuvuga ngo ni ubwanjye ndaka indishyi, niki kizagaragaza ko ari ubwawe? Ako niko gaciro k'ibimenyetso. Mu bimenyetso kandi tugomba kumenya ko ibimenyetso byose ntabwo bigira imbaraga zimwe. Mu gihe uri gutegura urubanza, bimwe twavugaga, ugomba kureba ibimenyetso, ikimenyetso kikagenda gikurikira. Ukuvuga ngo ndimo ndaburana ubutane. Niba ndimo kuburana ubutane, mbere yo gushaka ibimenyetso by'imitungo, ndabanza nshake ikimenyetso kigaragaza impamvu y'ubutane. N'impamvu y'ubutane ari uguta urugo, ni inyandiko igaragaza ko yataye urugo kandi yatutse mu nzego z'ibanze, ukaba uyibitseho. Niba ugaragaza yuko adatanga ibitunga urugo, ni inyandiko igaragaza ko ibyo bintu atabikora. Cyangwa niba ari ubusambanyi, ni proof, ibimenyetso bigaragaza ko cya kintu ushingiraho waka ubutane koko cyabaye, cyakozwe. Ukabona gushaka ibimenyetso noneho by'imitungo, ibimenyetso by'abana, kuko ibimenyetso bigenda bikurikirana. Hari icyo bita ibibazo urukiko ruzasuzuma. Iyo utegura urubanza, mu gutegura ibibazo urukiko ruzasuzuma, ugomba kumenya ngo muri iki kibazo urukiko niba ruzasuzuma impamvu z'ubutane, ibimenyetso mfite ni ibihe? Ese niba urukiko ruzasuzuma ibijyanye n'uburere bw'abana, ni ibihe bimenyetso mfite? Niba nzaka indezo, ubundi abo bana barahari, ni iki kigaragaza ko abo bana bahari? Rimwe na rimwe hari abagenda bakavuga ngo twarabyaranye abana twagira, ni iki kigaragaza ko ari we wabyaye? Ni iki kigaragaza ko bahari? Ni ibyemezo rero by'amavuko. Niba mugeze ku mitungo, tuzawugabana. Kuvuga ngo rimwe na rimwe hari abantu bagera kuri ibi byo gushaka ibimenyetso, akagira ngo urukiko ruzamushakira ibimenyetso. No, urubanza ni urwawe, urubanza ni urw'umuburanyi. Urukiko ntabwo rugushakira ibimenyetso. Nta na rimwe urukiko rugomba kugushakira ibimenyetso, kuko niwe ufite inshingano zo kugaragaza ukuri kw'ibyo uvuga cyangwa ukuri kw'ibyo uregera. Hari abantu usanga bakaregera inkiko, ugasanga aravuga ngo dufite ubutaka, akaburondora akabuvuga, ariko nta cyangombwa cy'ubutaka, nta nyandiko y'ubugure, nta kintu na kimwe kirimo. Mu by'ukuri uba wumva ubwo butaka ari ubwawe? Ni iki kigaragaza ko ubwo butaka buhari? Cyangwa mukavuga ngo turasaba urukiko ko ubutaka urukiko rwazabugabura, kabone n'ubwo mwaba mubyumvikana muvuga ngo ubu butaka turabizi ko buhari, urukiko ruzabugabura. Urukiko rugomba kumenya ko ubwo butaka ari ubwanyu. Kuba mubwemeranwaho kubugabura gusa ntabwo bihagije. Kuki se mutaba mugaragaza ubutaka butari ubwanyu? Urukiko rugomba kumenya niba ubwo butaka koko ari ubwanyu, bubanditseho. Ni iki kigaragaza ko ari ubwanyu? Mubukomora he? Mu bimenyetso rero harimo raporo z'inzego z'ibanze, ibyemezo by'ubutaka, abatangabuhamya. Yego, tugarutse kuri ibi by'abatangabuhamya. Rimwe na rimwe hari abantu bajya ugasanga umuntu ari kuburana avuga ngo abatangabuhamya ngo simbemera, akagezaho. Yego, mu kuri kwa gutegura ibimenyetso nibyo nagarutseho. Ntabwo ubundi wagakwiye kuvuga ngo simbemera. Kuba utabemera zurabanenga iki? Imvugo zabo urazinenga iki? Icyo umucamanza cyangwa icyo urukiko rushaka kumenya, ntabwo rushaka kumenya ko utabemera cyangwa ubemera, ahubwo rushaka kumenya unenga iki imvugo zabo. Kuba abatangabuhamya baba abaturanyi, kuba baba bafitanye isano, ibyo ntabwo bivuze ko badafite amaso yo kubona. Kandi urukiko nirwo ruha agaciro ubuhamya rukurikije ireme ryabwo. Ntabwo ruzashingira ngo abantu ngo batanze ubuhamya bafitanye isano. Yego, cyangwa ngo uyu muntu uri kubivuga ni mwene nyina, ni mwene nde. Oya, ahubwo harebwa ubumenyi afite ni ubuhe. Wowe icyo mu gutegura urubanza urabanza ukamenya uriya mutangabuhamya ni ubuhe bumenyi afite. Ese ubwo bumenyi koko burahari? Nzamucarenginga gute? Ni ubuhe bumenyi afite ku byo avuga? Ese yari ahari? Ibyo biba yari ahari? Yari ahari he? Yari ahagaze hehe? Hari sangahe? Yego, ku buryo noneho bwa buhamya bwawe niba ushaka kubutanga, ubutanga bufite ireme, ibyo bintu ukabigaragaza. Kandi niba ushaka kubuvuguruza ubwo batanze, nawe ukamenya uburyo urabuvuguruzamo. Hari icyo twita procreation cyangwa se iheshabubasha.
mu manza nyinshi rero tuzajya tubona ko hari imanza usanga harimo inyandiko zihesha bubasha, ugasanga umuntu ntahari, ari hanze y'igihugu, arimo araburana, kuvuga ngo arampagarariye nabyo ugomba kubigaragaza, ukagaragaza inyandiko wamuhaye. Ngira ngo ku bantu bifuza ko twazabasobanura ku bijyanye cyane cyane nk'abantu bari muri diaspora cyangwa bari hanze y'igihugu, hari abajya batubaza rimwe na rimwe bakatubaza ngo ese nabigenza gute, twabasobanura ko ushobora gukurikirana ikirego cyawe rwose utavuye aho uri, wibereye aho uri, kandi bikagenda neza. Ibintu byaroroshye mu Rwanda, nta mpamvu yo kuruha, kuko ibintu biroroshye mu Rwanda. Inzego z'ubutabera zirubatse, ibintu birubakitse. Twari turi kuvuga yuko rero ibyo ubwira urukiko ugomba kugenda ugaragaza ibimenyetso bishimangira ukuri kw'ibyo uvuga. Nicyo twavugaga, kuko urukiko ntabwo ari amagambo gusa. Niyo hantu uzasanga umuntu icyemezo cy'urukiko kirafashwe, ugasanga umuntu mu by'ukuri aratsinzwe kandi yumva ko afite ukuri. Ukuri ni ibimenyetso n'amategeko, ntabwo ukuri ni wowe ukuzi, kuko ugiye kuguha ubutabera ntabwo ari Imana, ni umuntu ugomba gusesengura akoresheje amategeko, akareba ibimenyetso ndetse n'umutimanama we, akaza gufata icyemezo. Ikindi cyo gutegurwa rero ni ugutegura ibyo bita logistique, cyangwa ibintu nkenerwa bizagufasha gukurikirana urubanza kuva rutangiye kugeza rurangiye. Aha rero iyo tuvuga iz'ibintu nkenerwa, ubundi wagakwiye guhita wumva ko ni amafaranga, kuko buri rubanza rwose rugomba kugutwara amafaranga. Ariyo mpamvu dushishikariza abantu ngo ubundi mbere yo kuregera urukiko byabakabaye byiza cyane, byakabaye byiza habaye ubwumvikane, abantu bakumvikana, ibishoboka bakabyumvikana, bakabiganiraho, bagafata icyemezo ku bishoboka. Ikidashoboka yenda akaba icyo baregera, ariko ibyiza ni ubwumvikane. Ngira ngo na leta y'u Rwanda, haba mu manza mbonezamubano cyangwa mu manza nshinjabyaha, iri gushishikariza abantu kumvikana, niba ari ubwishyu nzabutanga gute, bikoroha, atari ngombwa ngo muburane. Ariko niba bibaye ngombwa ko muburana, ugomba gutegura amafaranga. Aya mafaranga rero ashobora gukoreshwa mu buryo butandukanye, harimo amafaranga y'amatiki, amafaranga y'amatiki, gushaka ibyangombwa, amafaranga yo gusohora impapuro cyangwa printing, amafaranga yo gusikana, amafaranga yo gutanga ikirego, amagarama nk'uko twabivuze, ndetse rimwe na rimwe hari n'ushobora gukenera umwunganizi cyangwa umwavoka, icyo gihe bizamusaba amafaranga. Rero ni byiza ko ubitegura ukamenya ngo buri kintu kizansaba angahe, ni umuteguro. Iyo utabiteguye rero, ni hahandi umuntu uzasanga baramutumiye, baramubwira ngo inama ntegurarubanza iri kuri iyi tariki, ugasanga agize imbogamizi kuko atabiteguye, ntabwo agiyeyo, ikaba adahari. Cyangwa urukiko rugatanga itariki y'iburanisha, iyo tariki ntayitabire kuko ntiyitabye, yabuze itiki, cyangwa yagize indi mbogamizi, cyangwa hari ibimenyetso atashatse, bikamugora. Kandi icyo gihe nyine ntabwo ukina n'urubanza, ntabwo urukiko ruzabura kuburanisha, kandi waramenyeshejwe bikurikije amategeko, icyo gihe ruzakuburanisha. Nugira amahirwe ubwo bizakugendera neza, ariko ntekereza ko utabiteguye bitakugendera neza, kuko urubanza rugomba gutegurwa. Ku bijyanye no gushyikiriza ikirego urukiko rero, mbere y'uko ushyikiriza ikirego urukiko, ugomba kubanza ukamenya ngo ese ubundi bisaba iki. Urukiko ntabwo ruregerwa mu mpapuro nka kera, kumwe wafataga ibipapuro, dokima nyinshi ukazikorera rwose n'ibitabo byinshi, ukagenda ukakubita ku rukiko. Byarahindutse. Urukiko ruregerwa hakoreshejwe sisiteme cyangwa ikoranabuhanga bita ISMS. Iri koranabuhanga rero ntabwo rigusaba kuza wikorera impapuro, kuza ugira gute. Icyo bigusaba ni ugushaka ukugiramo konti cyangwa icyo twita akawunti, ukagiramo akawunti, email na password, cyangwa ijambo ry'ibanga ryo kwinjiriraho, kuko ni icyumba cyawe ugomba kwinjiramo, ukakisanzuramo, ukabona ibyo ukeneye kumenya byose.
bivuze ngo ni icyawe, nta wundi wemerewe kwinjira mu cyumba cyawe, kwinjira muri sisiteme, mu kirego cyawe aciye muri yinjijemo password yawe cyangwa umubare w'ibanga wawe, ijambo ry'ibanga ryawe, utamuhawe uburenganzira. Bishatse kuvuga iki rero? Niba uzi kwikorera ikirego no kucyohereza no gukora byose, ubundi ukwiye kwikorera konti, wamara kuyikora ugashyiramo imyanzuro, ugashyiramo ibimenyetso, ukoherereza urukiko. Ariko niba utazi kubikora kandi ukaba wateguye bya bintu byose nk'uko twabigaragaje, ushobora gushaka umuntu, hari aba agent cyangwa abantu abafasha bashobora kugufasha gutanga ikirego. Ariko ikindi nibutsa abantu, nongere ngiceho umurongo, kubera gukunda ifaranga, hari abantu biyemeza ko bazi kubikora batazi kubikora, bakiyemeza gukora imyanzuro batazi kuyikora, rimwe na rimwe akaba yagutangira ikirego nabi, urukiko rwazagisesengura rugasanga icyo kirego nta shingiro gifite cyangwa nticyakirwe. Biba byiza niba ushatse n'umuntu, umu agent cyangwa umuntu ugufasha, biba byiza ko ubanza guhura n'umunyamategeko ubisobanukiwe, kuko ni urubanza. Kandi urubanza icyemezo nikimara gufatwa ugasanga ubigiremo ikibazo, ntabwo ikibazo kizagira wa muntu wagutangiye ikirego, kuko ni umu agent, waramwishyuye, ibyo byararangiye, ikibazo ni wowe. Biba byiza rero umenye ngo ese ikirego cyanjye ubundi niba ngiye kugishyikiriza urukiko, ubundi biremewe? Yego, itegeko rivugaho iki? Agakora umwanzuro urimo amategeko, mbigarukeho, umwanzuro urimo amategeko. Kuko ushobora kugera mu rukiko, urukiko rukakubaza ngo ibyo uvuga urabishingira ku yihe ngingo y'amategeko? Yego, kuko nta na rimwe uzavuga ngo ntabwo nzi amategeko. Hari ihame rivuga yuko ntawe ushobora kwitwaza ko atazi amategeko. Bivuze ngo uwo ari we wese, urukiko cyangwa bifatwa ko azi amategeko. Uwo ari we wese bifatwa ko azi amategeko. Nta muntu ushobora kwitwaza ko atazi amategeko rero mu rukiko. Biba byiza rero yuko ukoze imyanzuro ugashyiramo amategeko, cyangwa ugasuzuma niba uwayigukoreye yashyizemo amategeko ashimangira ibyo wavuze. Hanyuma rero yamara kugushyiramo imyanzuro akagushyiramo ibyemezo bigaragaza ukuri kw'ibyo uvuga. Yamara kugaragaza ibyemezo bigaragaza ukuri kw'ibyo uvuga, mu gutanga ikirego rero ntugapfe kureba umuntu wese ngo azi gutanga ikirego. Harimo n'uwo ushobora guha ibintu byawe akazabanza kujya kubaza, bikazatinda iminsi ikakurengana. Biba byiza ko ureba umuntu ubisobanukiwe kandi wabajije amakuru ye mbere y'uko umugana, akagukorera ibintu byawe neza. Byaba byiza ukahava birangiye. Ibi bintu ndongera mbiceho umurongo ko ibirego byinshi usanga abantu babitsindwa kubera ko babitanze nabi. Ugasanga umuntu ibyo ikirego uko yagitanze nabi. Ikindi kandi ni uko mugomba kumenya ko iyo wamaze gutanga ikirego, ikiba gisigaye ni ukugenda ukurikirana. Nibutse kandi ba bantu bamaze kugira amakonti muri sisiteme y'ibirego. Iyo konti ni iyawe, ntuzayisige ku mu agent cyangwa uwagutangiye ikirego uwo ari we wese, ntuzayisigeyo, kuko ni iyawe, uyifiteho uburenganzira bwuzuye 100%. Ni iyawe, ntihazagire umuntu ugusiganira konti, kuko ni byiza kuyitunga. Ikindi nibutsa ni uko iyo wamaze gutanga ikirego rero, uko wagitanze bishobora kuguha amahirwe yo kugitsinda cyangwa kugitsindwa. Yego, niba cyaratanzwe neza, ubwo kirasobanutse, ibimenyetso birimo, amategeko arimo, yagusobanuriye buri kimwe, icyo gihe kugitsinda birashoboka. Ariko niba nanone yaragitanze nabi, ushobora gutsindwa. Ikindi cyiza cyane kireba haba abanyamategeko, abavoka cyangwa se abandi bantu bashobora gufasha abantu mu kubatangira ibirego, biba byiza niba ubona ko umuntu azatsindwa, kuko urabibona pe, cyangwa ubona ko nta kintu kirimo. Ntukamushuke ngo urashaka amafaranga, ntukamushuke, kuko uwo muntu urimo uramushora mu bihombo, urimo uramuhemukira.
mubwiza ukuri, umubwira ati ibi bintu ndabona ibyo uri kuvuga urabivuga kubera umubabaro, ariko ahangaha ntaho waca, ndabona bimeze gutya, ibi birakugonga, iki kirakugonga, iki kirakugonga. Umusobanurire yumve neza. Naho ubundi kwihutira ngo reka ntange ikirego, reka ngire gute, mu by'ukuri urimo urahemuka, kuko uriya muntu natsindwa bakamuca indishyi, uwo muntu azazitanga. Natsindwa ibyo bikagenda, uwo muntu uzaba waramuhemukiye. Ni byiza ko rero umusobanurira, niba ubona ko ibintu bidafite ireme, ukamubwira ati ibintu nta reme, yashaka akajya n'ahandi, ibintu nta reme. Ariko kwa kundi umushutse, biriya bintu ntabwo ari byo. Ndagaruka cyane cyane ko igihe cyose umuburanyi ashaka kugira icyo ashyira muri sisiteme, akoresha ya konti ye n'ijambo banga, akinjira muri sisiteme, yarangiza akabishyiramo, urukiko rukabibona. Hanyuma rero hari abantu benshi usanga mu birego byabo nta nimero za telefone zirimo. Buriya iyo utanze nimero ya telefone birakorohereza nawe, ariko iyo utayitanze nawe birakuvuna. Biba byiza iyo uyitanze. Bimaze iki rero? Turabigarukaho. Ikintu cya mbere bimaze ni uko buri kintu cyose gikozwe ku rubanza rwawe urakimenya. Niba mwari mufite iburanisha kuri iyi tariki bakaryimura, urabimenya. Buri kintu cyose gikozwe uhita ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko hari igikozwe kandi ukakimenya. Nicyo cyiza cyo kugira nimero ya telefone. Icya kabiri, hari abantu batanga nimero za telefone zabo bakazitanga mu birego, bamara kuzitanga bakazijugunya cyangwa zigatakara. Ugomba kumenya ko niwe ufite inshingano zo kongera ugashyira urukiko nimero ya telefone iriho uri gukoresha. Ndabicaho akarongo. Itegeko riteganya ko igihe umuburanyi ahinduye aho yashakirwa, ndavuga aho washakirwa ni ku telefone, ni kuki murabizi, wa mwirondoro watanze na nimero ya telefone ni umwirondoro ushobora gushakirwaho. Niba rero wayihinduye, kandi muri iki gihe akenshi na kenshi cyane cyane hari gukoreshwa ikoranabuhanga, niba wahinduye nimero ya telefone cyangwa wayitaye cyangwa wagize indi mpamvu ituma ya nimero watanze utayikoresha, ihutire kujyana ku rukiko indi nimero, cyangwa uyimenyesha urukiko indi nimero uri gukoresha, kugira ngo abe ariyo bashyiramo, hanyuma ukomeze ubone ubwo butumwa. Ikindi ni nayo nimero bazaguhamagaraho. Iyo rero urukiko rusemo kuguhamagara hifashishijwe telefone, ikoranabuhanga, bashobora kohereza ubutumwa bugufi bikabirarangiye. Icyo gihe rero urumva ko ntabwo wazavuga kutamenyeshejwe kandi ubutumwa bugufi bwarakugezeho. Watanze umwirondoro, niwe wawitangiye, ko warawuhinduye, ntubimenyeshe urukiko. Icyo gihe urumva ko kubona icyo uzasobanura birakugora. Kabone nubwo wavuga ngo ndasubirishamo urubanza, ariko nabyo urumva bizagutwara igihe cyangwa se biguhende, kandi wagakwiye kuba usobanutse muri byose, n'umwirondoro wahindura ukamenyesha urukiko. Tukiri kuri iki kintu cyo kumenyesha urukiko rero, urukiko niba hari icyo ushaka kubaza urukiko, uri hanze y'igihugu, uri kure, cyangwa se uri no mu gihugu ariko uri mu ntara, cyangwa uri ahantu kure utabasha guhita ugera ku rukiko, nta mpamvu zo kwirukanka, nta mpamvu zo gutega ngo reka njye ku rukiko, ntabwo bikiri ngombwa. Ahubwo wajya muri sisiteme ukinjiramo bisanzwe nk'uko usanzwe winjiramo, ukajya handitse help desk, ahatangirwa ubufasha, ukandikamo ukavuga ngo njyewe mfite iki kibazo, ndashaka ko musobanurira ibyerekeye iki ngiki. Niba hari n'urupapuro cyangwa n'inyandiko ushaka gushyikiriza urukiko, nayo ukayigaragaza, ukavuga ngo ndashaka gushyikiriza urukiko iyi nyandiko imeze gutya, ukabishyiramo. Icyo gihe rero iyo ubishyizemo urukiko rurabibona kandi bahita bagusubiza. Urumva ko rero byaroroshye. Ikindi kandi ushobora nanone kuvuga ngo ndamenyesha urukiko, rimwe na rimwe hari igihe iburanisha riba ryajya kuvuga asanga umuntu yagize impungenge, yaba iburanisha, yaba inama ntegurarubanza cyangwa ikindi gikorwa umuburanyi yatumiwemo, ugasanga agize imbogamizi ituma atabasha kwitaba, akituriza ngo nabuze uko mbigenza, ngo nabuze. Ejo uzageraho usanga byararangiye, kandi byiza wakakwiye kujya muri sisiteme nk'uko nabivuze. Ahangaha ushobora kwandika mu kirego cyawe, muri comment, hari ahagenewe comment, aho gushyira
mwene ibyo bibazo, ukandika ukavuga ngo uyu munsi narwaye ntabwo mbasha kwitabira iburanisha, inama ntegurarubanza cyangwa icyo ari cyo cyose nyine ushaka cyabaye. Icyo gihe wamara kucyandika, urukiko ugomba kumenya ko nk'uko nabigarutseho kare kandi nabigarutseho cyane ko mu rukiko n'ibimenyetso, aho amagambo yo ntabwo ukuri kwabyo guhita kugaragara ku buryo bayemera. Rero biba byiza iyo ugaragaje ko warwaye ariko ukagaragaza n'impapuro zo kwa muganga zihamya ukuri kw'ibyo uvuga, kugira ngo niba ari inama ntegurarubanza yimurwe cyangwa kugira ngo niba ari iburanisha ryimurwe, kubera ko wagaragaje ikimenyetso cy'uko warwaye. Naho kubivuga gusa nta kimenyetso, urukiko ushaka kubiha agaciro cyangwa ntibiha agaciro, kandi wowe ntabwo uzi ngo ni ikihe cyemezo kiri bufatwe. Ushaka kuba uri gusaba itariki ya hafi. Imanza mu nkiko ni nyinshi cyane. Niba usaba itariki ya hafi, nabwo ugomba kumenya ngo ese mu by'ukuri kubera iki urubanza rwanjye nshaka ko rwihuta. Hari impamvu zikomeye, nabwo ugomba kwandikira urukiko ukarushyikiriza unyuze mu ikoranabuhanga kuri help desk, ndetse ukaba wabishyira no muri komenti ukabyandikamo. Hanyuma rero ku bimenyetso icyo twavuga ni icyo, gutegura urubanza ni icyo. Hanyuma tukabibutsa ko ku munsi w'iburanisha nabwo ari nawo munsi ngira ngo ushobora kukubera mwiza cyangwa mubi ku rubanza rwawe. Icya mbere ni ukwirinda gukererwa ku munsi w'iburanisha, kuko urukiko ntabwo rutegereza ababuranyi, ahubwo ababuranyi nibo bakwiye gutegereza urukiko. Ababuranyi nibo bakwiye gutegereza urukiko. Mu manza mbonezamubano ushobora kuburana, ushobora kuba uri kure udahari, umwunganizi wawe akaguhagararira, cyangwa undi muntu wabihereye ububasha ariko wemewe n'amategeko akaba yaguhagararira. Ibyo nta kibazo, ariko nawe ugomba kumenya niba yahageze ku gihe. Niba urubanza ruri 3:00, ntabwo ari ukuhagera 3:00 zuzuye, ubundi yagakwiye kuhagera 2:30, byaba ngombwa na 2:00, kugira ngo abanze yinjire muri ya systeme yiwe, abareba, hanyuma iburanisha rize gutangira adahuzagurika. Ibimenyetso bye yabiteguye neza, ibyo ari busobanuye yabiteguye neza, adahuzagurika. Kuko guhuzagurika ni intangiriro yo gutsindwa, kuko rimwe na rimwe ashobora kukubaza ibibazo kubera ko ujagaraye mu mutwe, uhuzagurika, ntubashe kumva cyangwa ugasubiza ibintu nabi. Ariko iyo wicaye hamwe ugatuza, biragufasha gusubiza ibintu neza. Ikindi kandi ukamenya ko niba uri mu iburanisha usabwe kubahiriza amahame agenga iburanisha. Umutuzo, nta guteza induru, gusakuza, imyambaro idahwitse, kwivugira uko wishakiye. Ukamenya ko hariya ahantu hagomba kubahwa bikomeye, kuko utahubatse bikomeye bishobora kukuviramo ikibazo. Ukirinda ibintu byo kurikodinga, byo gufata amafoto uko wishakiye, kuko ku bazabishaka yenda tuzabasobanurira mu biganiro bikurikira uko wabigenza wifuza gufata ifoto cyangwa gufata audio cyangwa kugira ibyo urikodinga, bisaba iki, bigenda gute, tuzabibasobanurira. Ariko igihe cyose nta ruhushya ubifitiye, icyo usabwa ni ukwicara ugakurikirana iburanisha, wagerwaho ugahaguruka ukagenda ukaburana, kandi ukaburana ufite akantu kagenda kagufasha kwiyibutsa bya bindi ku rupapuro aho wagiye utegurira, ukajya uteraho akajisho ugasobanura, ugateraho akajisho ugasobanura. Kandi ikindi kintu cyiza cyane abantu benshi ntibakunda kugikora, ariko ni ikintu cyiza cyane kigufasha kuburana urubanza neza, waba uri umwavoka cyangwa se uri umuburanyi usanzwe, kigufasha kuburana neza. Murabona ko ibimenyetso muri systeme babigiye baragaragaza ikimenyetso cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, gutyo. Biba byiza iyo ku rupapuro wateguye ngo ku kimenyetso cya mbere mfiteho amasezerano y'ubugure, ku kimenyetso cya kabiri mfiteho inyandiko yo mu nzego z'ibanze igaragaza ko ubutaka ari ubwanjye, ku kimenyetso, ku buryo urukiko rukubajije ngo, kuko ibimenyetso biba byinshi kandi na mugenzi wawe yabishyizemo, ushobora no gusanga harimo ibimenyetso nka 500, kandi hari ikimenyetso wowe ushaka kuza gutsimbararaho cyangwa se kugarukaho kenshi.
Biba byiza rero iyo ibyo bimenyetso wagiye umenya aho biherereye ndetse n'ibya mugenzi wawe aho biherereye. Yego, hanyuma waza kuburana ukavuga ngo nk'uko nabigaragaje mu kimenyetso cya gatandatu, nk'uko nabigaragaje mu kimenyetso cya karindwi, yataye urugo nk'uko nabigaragaje mu kimenyetso cya mbere. Ukagenda ubikora gutyo, bizagufasha iki? Umucamanza cyangwa urukiko biroroshye guhita babona cya kimenyetso uvuga bitabagoye, kuko ushobora kuba ari ibimenyetso byinshi biri mu kavuyo. Ugomba kwirinda akavuyo no mu gutanga ibimenyetso cyangwa mu kubisobanura mu rukiko, kandi ukajya umenya igihe ikimenyetso kigaragariza. Ukigaragaza mu gihe ugeze ku cyo wakizaniye. Niba muri kuburana ku ndishyi, ushobora kugaragaza ibimenyetso by'indishyi waka. Ntabwo rero niba mukiri kuburana kuri nyir'ubutaka, ntabwo uratangira ugaragaza ibimenyetso by'indishyi ngo dore ngo n'ikimenyimenyi nategereje amafaranga, dore n'ikimenyimenyi nagize gutya. Hoya, ubizanye mu gihe kitari cyo. Ugomba kumenya ko buri kibazo urukiko rugomba gusuzuma kigomba kujyana na bya bimenyetso byawe wabiteguye, kandi biragufasha. Ikindi cyiza rero ni uko hari abantu nanone mu iburanisha usanga baje batateguye. Kuza kuburana utateguye ni ibintu bibi cyane, kuko hari igihe usanga inteko iburanisha, cyane cyane ndabigarukaho, ugasanga inteko iburanisha bakubaje ibyo utari witeguye ko barakubaza, cyangwa niba ari abatangabuhamya wazanye, ugasanga ibibazo uko wari wabateguye ntabwo ariko urukiko rubabajije. Ko urukiko ruzabaza bijyanye n'ibyo urukiko rushaka kumenya, ntabwo ruzabaza ibyo wowe wifuza ko kubwira urukiko, ahubwo ruzababaza ibyo urukiko rushaka kumenya. Rero biba byiza iyo uteguye ibintu byawe, ryari, sangahe, ibintu nk'ibyo ukabitegura. Hanyuma ikindi twongera kwibutsa abantu ni uko mu iburanisha ugomba ugacunga ibimenyetso byawe, ugacunga n'ibya mugenzi wawe. Yego, ibimenyetso byawe ugacunga n'ibya mugenzi wawe. Niba mugenzi wawe azanye ikimenyetso, yego, akazana ikimenyetso ugasanga ntabwo mu by'ukuri agishyizemo muri ako kanya mwica aho ngaho, urugero mu iburanisha, ugasanga agishyizemo, ubundi kiriya kimenyetso wakakwiye gusaba umwanya wo kugira ngo nawe uzakiregureho, kuko uba ugomba nawe kuba warabibonye kare kugira ngo uzabone umwanya wo kubyireguraho. Cyangwa niba ubona ko kukireguraho byoroshye, nta n'ikibazo, si ngombwa ngo iburanisha ritinde, kuko n'itegeko naryo rihana umuntu ushobora gutinza iburanisha. Iyo umuntu atindeje iburanisha nta mpamvu, murabizi ko ashobora gucibwa ihazabu, kandi iyo hazabu iyo ayiciwe agomba kwitanga, kandi ikazaba tuzabigarukaho ibijyanye n'amahazabu ku bashaka kubisobanukirwa. Ariko biba byiza ko wirinda ikintu cyose cyatinza iburanisha, ugategura iburanisha ryawe neza. Hanyuma rero bijya bigaragara ko nyuma y'iburanisha, nyuma y'uko urubanza rwapfundikiwe, ushobora kuba waraburanye hari ikimenyetso utabonye, ukagera ukakibona, kandi icyo kimenyetso ari kamarampaka, ari cya kimenyetso kamarampaka ku buryo gishobora gufasha urukiko mu gufata icyemezo. Ntabwo wavuga ngo sinagitanze. Ushobora kugishyira muri sisiteme nyuma y'iburanisha, hanyuma ukaba wasaba urukiko ko rupfundura iburanisha kugira ngo cya kimenyetso cyitabweho, hanyuma ube wahabwa ubutabera. Ntihazagire rero uvuga ngo ko nkibonye nyuma se urubanza rwarapfundikiwe. Niba ukibonye urubanza rwarapfundikiwe, gishyire muri sisiteme, ariko ubimenyesha urukiko ko hari ikimenyetso washyize muri sisiteme wifuza ko urukiko rwarebaho, kandi ugasaba ko urukiko rwapfundura iburanisha kugira ngo cya kimenyetso mwe mwakijyaho impaka. Urukiko rero ukamenya ko ntabwo rutegetswe kubyemera. Inteko iburanisha rero cyangwa umucamanza azasuzuma, nabona ko icyo kimenyetso kuko cyamufasha mu gufata icyemezo, ashobora kugishingiraho akaba yakongera gupfundura
iburanisha. Ngira ngo rero ikiganiro twari twateguye kubagezaho ni iki kijyanye no kubereka uburyo ibirego bitangwa mu nkiko, bisaba iki, uburyo bategura urubanza. Ngira ngo ku bantu bifuza ko hari ibyo twajya tubasobanurira mu mategeko, bajya batwandikira muri komenti akadusobanurira icyo yifuza twamusobanurira, akatubwira, natwe tuzajya tubakora ibiganiro bikurikije n'ibyifuzo byanyu. Murakoze, cawu cawu.